tubaye ikaze. Niba uri kudukurikira nonaha si ubwa mbere wumvisha ijambo ubwenge. Ubwenge ni ubushobozi bwo gutekereza, kumva, kwibaza, kwiga, gusesengura, guhimba, gukemura ibibazo, ibyo ukabikora vuba kandi neza. Abantu benshi muri iyi si ntabwo tunganya urugero rw'ubwenge, ariko kandi ibyo ntabwo ari twe gusa biturukaho, ahubwo biba byaratewe n'uburyo twarezwe, uburyo twize, cyane cyane uburyo twitaweho mu gihe twari turi mu nda z'ababyeyi bacu. Niba uri kutwumva ushobora kuba wibaza uti ese umwana uri mu nda ashobora kugira ubwenge? Nibyo koko, umwana uri mu nda ashobora kugira ubwenge kubera ko umwana uri mu nda ugejeje amezi 6, kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 9 aba ashobora kumva ndetse aba ashobora no guhumurirwa. Uyu munsi mu kiganiro cyacu twabateguriye ibintu 10 umudamu utwite ashobora kwitaho akazabyara umwana ufite ubwenge, ejo hazaza akazamutera ishema. Ni mu kanya. Niba uri umudamu utwite, ikintu cya mbere wakora ukazabyara umwana ufite ubwenge ni ukumubwira udukuru ndetse ukamusomera n'ibitabo mu gihe akiri mu nda. Nk'uko tubikesha umuganga w'umupisikologe witwa Polly Sanguta, yavuze ko intangiriro burya yo kuvuga ndetse no kwiga ururimi ihera mu nda. Niba wumvishe neza iri jambo, bikumvishe ko wowe mudamu utwite ugomba kugira uruhare kugira ngo umwana wawe azavuke azi ubwenge. Ugomba kwiga kumusomera udutabo ndetse ukamubwira n'inkuru, nubwo atabasha kugusubiza ariko aba ari kukumva. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikindi ushobora gukora nk'umudamu utwite ukazabyara umwana ufite ubwenge ni ukurya indyo yuzuye. Mu biganiro byacu bishize twababwiye indyo yuzuye umubyeyi agomba kwitaho. Muri iyo ndyo yuzuye rero hano bavuga ugomba kwibanda ku biryo bifite omega 3. Muri ibyo twavugamo nk'amafi, soya, epinari, amagi, ubunyobwa ndetse n'ibindi. Ibyo byo kurya bifite omega 3 bikora akamaro kanini cyane ku bwonko bw'umwana kubera ko bituma ubwonko bw'umwana bubasha gukura, bityo akabasha kuba yavuka afite ubwenge. Icya gatatu ubushakashatsi buvuga wowe nk'umudamu utwite ugomba gukora kugira ngo uzabyare umwana ufite ubwenge ni ukuguma uri active ndetse ufite imbaraga. Ababyeyi batwite akenshi baba bafite intege nke, ariko niba wifuza guhora uri active ugomba no kwihatira gukora siporo. Siporo hano ubushakashatsi buvuga ntabwo ari siporo zikunaniza nko kwiruka, guterura ibintu biremereye ndetse n'ibindi, ahubwo baravuga za siporo zoroheje zituma uhora uri active ufite imbaraga. Ushobora kunyarukira ku rubuga rwa youtube.com, izo siporo ushobora kuzibona. Izo siporo nuzikora bizatuma umwana wawe abasha kwiyongera mu bwenge kubera ko ubushakashatsi buvuga ko abagore babasha kuba bakora imyitozo ngororamubiri bibasha kongerera abana babo amahirwe y'igice cyabo cy'ubwonko cyitwa neroni gishinzwe kwibuka ho 40%. Ubwo rero niba uri umubyeyi utwite, ayo mahirwe wayaha umwana wawe ukabasha kuba wakora siporo ugahorana imbaraga, hanyuma umwana wawe akazavuka afite ubwenge. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gucuranga umuziki kandi ukagerageza kuwuririmba nabyo ari intwaro nziza yagufasha kubyara umwana ufite ubwenge. Nubwo umwana uri mu nda atabasha gusobanura ururimi uri kuririmbamo, ariko abasha kumva injyana ariyo beat. Abasha kumva injyana ndetse rimwe na rimwe ashobora no kuguha ikimenyetso ko ari kumva ibyo uri kuvuga, atera akageri hanyuma ukabyumvira ku nda, ugahita umenya ko umwana wawe yaryohewe n'ibyo uri kumuririmbira.
Umuziki kandi ushobora gutuma umwana wawe abasha kumenya umwanya wo guceceka ndetse n'umwanya wo kwita ku byo ari kumva. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata inyunganiramirire ku babyeyi batwite nabyo ari intwaro nziza yo kuba wabyara umwana ufite ubwenge. Ababyeyi batwite bakwiye gufata inyunganiramirire kubera ko benshi muri bo basuzugura gufata inyunganiramirire aribyo bita supplement, ariko iyo ufashe inyunganiramirire ubasha kuba wabona na za vitamine utabasha kubona mu byo urya, hanyuma bigatuma umwana wawe abasha kuba yagira imbaraga ndetse n'ubwonko bwe bukabasha kuba bwakura. Ubushakashatsi kandi buvuga ko iyindi ntwaro yafasha umubyeyi kuba yabyara umwana ufite ubwenge ari ugusinzira neza kandi agasinzira igihe gihagije, kubera ko iyo umubyeyi asinziriye neza kandi agasinzira igihe gihagije, ubwonko bw'umwana bubona igihe cyo kwirema bugakura, hanyuma umwana akazavuka afite ubwenge. Ubushakashatsi kandi butanga inama ku babyeyi uko ikindi bakora kugira ngo babyare abana bafite ubwenge ari ukugerageza kota akazuba ku munsi nibura iminota 20. Mu kazuba ka mu gitondo habasha kuba habonekamo vitamine D, kandi iyo vitamine D urayikeneye ndetse n'umwana utwite. Biroroshye ni ukujya ku kazuba ka mu gitondo kakirasa nibura iyo minota 20, ukabasha kuba wagira ubuzima bwiza ndetse n'umwana utwite akabasha kuba yagira ubuzima bwiza ndetse n'ubwenge bwe bukazamuka, ubwonko bwe bukabasha gukura. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ikindi cyafasha umubyeyi kuba yabyara umwana ufite ubwenge ari ukugerageza gukorakora ku nda, haba we ndetse na se umubyara ndetse n'undi muntu uri hafi ye. Kugerageza gukorakora ku nda gake gake bituma umwana abasha kumva ko ari kumwe n'abandi bantu ndetse abasha kumva ko hari ikindi kintu kibaye, ubwonko bwe bukabasha kuba bwakora. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko niba wifuza kubyara umwana ufite ubwenge ukwiye kwirinda kunywa itabi ndetse n'inzoga, kubera ko ababyeyi benshi bakunze kunywa itabi n'inzoga mu gihe batwite bahura n'ikibazo cyo kubyara abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Niba wifuza kubyara umwana muzima rero udafite ikibazo na kimwe, ufite ubwenge uzagutera ishema, gerageza wirinde kunywa inzoga ndetse n'itabi mu gihe utwite. Ubushakashatsi kandi buvuga ko kwihumuriza impumuro ukunda cyane cyane nk'indabyo ndetse n'ibindi nabyo biboostinga ubwonko bw'umwana, akabasha kuba yagira ubwonko bukora neza ndetse akabasha kuba yazavuka afite ubwenge, kubera ko umwana uri mu nda aba abasha guhumurirwa. Uyu mwana uri mu nda tuvuga ni umwana uri hagati y'amezi 6 ndetse n'amezi 9 ari mu nda. Niba uri umubyeyi utwite rero wiyumviye ko hari ibintu ushobora kuba wakora ukabasha kuba wabyara umwana ufite ubwenge. Nahawe rero kugira ngo usigasire ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umwana utwite. Turabashimiye kuba mukomeje kudukurikirana, tubibutsa abatarakora subscribe ko mwakora subscribe ndetse mukamanuka hasi muri comment mukatubwira niba hari ibyo mwifuza ko twahindura, niba hari ikiganiro mwifuza ko twabakorera, kubera ko turi hano ku bwanyu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.